mbanze nsenga Imana. Data wa twese mwiza, ndagushimiye ku mirimo itangaje wakoze. Mwuka wera afashe n'abazabyumva n'abazabibona, babigiremo umugisha, wakora n'ibirutaho, bateguriye kuzajya mu bugingo bw'iteka ryose, bibaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwa Ngendahayo Bernard. Ubu mvuga ndi umugabo mukuru, barirwa mu basaza, mfite umugore umwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, Timoteyo wa mbere, ibice 2:3a. Mu buzima busanzwe nabaye umucuruzi imyaka 20. Mvuka mu Burengerazuba mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Nkanka. Mu buryo bw'umwuka nabaye umuvugabutumwa cyangwa se ndi umuvugabutumwa w'ubushake, ndi umuririmbyi, nkaba n'umutangabuhamya. Kubera ko iby'Imana yakoze ni byiza ko byavugwa, Zaburi 118 umurongo wa 17. Mu buryo bw'umwuka navukiye ku mupapa umugaturika cyane, nanjye nagiye muri iyo nzira mbikuye ku mutima, kubera ko narigishijwe ko nyuma y'ubuzima iyo umuntu yitwaye neza ajya mu ijuru, yaba yitwaye nabi akajya mu rutazima. Mu rutazima rero numvaga ngutinye cyane, bigatuma iyo nitwaraga nabi najyaga kwibwira ababishinzwe nkicuza ibyaha, gutyo ngakomeza gahunda yo kujya mu misa igihe cyose. Hanyuma nabanye n'umuntu ukijijwe, mugiriraho umugisha cyane 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 cyane, kubera ko igihe cyarageze Satani aramfata ankoresha ibyaha, ariko nkajya kubivuga ngakomeza gahunda. Ariko igihe cyarageze mererwa nabi, mbura amahoro, mbura umutekano cyane, kugeza ubwo natangiye kunywa itabi. Tangira kunywa itabi, tangira no kwiyanga. Ndibuka ko najyaga niyahura mu muhanda, nabaga ntwaye moto, kihuta cyane, unishaka mfe ntacyo maze. Ariko Imana ikandinda kubera ko ari mfiteho umugambi. Hanyuma igihe kiragera, twabaga i Nyamirambo, Satani arambwira ngo ukwiriye kunywa urumogi. Numva nibyo ndabyakira, ariko mbanza kubisabira uruhushya. Uruhushya narusabaga wa muntu twabanaga, ubuzima bwari gutya, twari dufatanije ubuzima 100%. Hanyuma rero umuntu witonda, namutumuriraga itabi, akarihuha, akanyihanganira. Ariko igihe kiragera mubwira ko none ngiye kujya nk'urumogi. Arandeba, yitwaga François, na papa wanjye yitwa François, tuvuka ku musozi umwe, twarize amashuri abanza ku kigo kimwe, ari wankwiye iyo mvuka iyo ngiri iwacu mu karere ka Rusizi, gutyo. Hanyuma ambwira ko ngiye kujya nk'urumogi, arandeba, aranyitegereza ngo hoya, ntuzanywe urumogi ni rubi. Naramwemereye, ntabwo nanyoye urumogi. Hanyuma Imana imuyoboye yamperekeje aho nasengeraga mu misa, anyicara iruhande, nkora ibyo nkora, turataha. Nawe arambwira ati rero nawe uzajya imperekeza. Umutima wanjye numva uroroshye cyane, nababwira ngo yego tujye tujyana. Ubwo twatangiye kujya tujyana mu mujyi wa Kigali. Insengero z'abapantekotale ADEPR zari ebyiri gusa. Ubwo hari mu 1976. Urusengero rumwe rwabagaho bita ku Gasave, urundi ruba hitwa Igihogwe. Ubwo twabaga tuvuye za Nyamirambo tukajya aho ngaho ku Gasave gutyo. Hanyuma nakomezaga kujyayo, nageraga mu iteraniro ryabo, kaba maso cyane n'abantu bitwa abamisiyoneri b'Abaswedwa bari bagihari nabo baratwigishaga gutyo. Hanyuma iyo twataga tuvuye mu iteraniro, twabanzaga kunyura
mu gateraniro ka nimugoroba babaga bashaka abantu bashyashya. Agateraniro kabaga aho bita mu mujyi, ubu ngubu hitwa ngo ni kuri ADEPR Nyarugenge. Icyo gihe hari amazu y'abamisiyoneri n'akazu gatoya, bakakavugiramo ijambo ry'Imana. Hanyuma itariki ntazibagirwa, umunsi ntazibagirwa, umugoroba ntazibagirwa, basomye amagambo yo mu Bagalatiya ibice 5, umurongo wa 19 kugera kuri 21. Nari maso, ndayakurikira neza. Hanyuma kuva nagera ku isi, kuva navuka, numva ijwi rya Yesu. Bibiliya hari ivuga ko Yesu afite n'izindi ntama, nazo ko zikwiye kuza mu rugo. Ubwo rero numvise ijwi rya Yesu. Imana ni Imana, wumva ukuntu Imana yamvugishije uratangara cyane. Imana yarambwiye ngo Bibiliya bavuze harimo ibyo nawe usigaye ukora. Rya juru wifuza kuba ukiri umwana, ntaryo uzaba ukigiyemo. Iryo jwi mpita ndisubiza ko ryari mu mutima wanjye, mpita ndibwira ngo mbabarira sinzongera. Mana we, ubaye nk'ugera hariya hejuru, hari ukabona idosiye yanjye, iryo jambo waribona ko ariryo natangiriyeho. Hanyuma iryo jwi ndaribaza ngo hanyuma nkora iki? Iryo jwi rirambwira ngo jya gupfukama bagusengere kandi ntuzongere. Nabihaye agaciro, ndagenda pfukama, baransengera. Ibyahishuwe 3:20 hari ijambo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, muniyumva agakingura nzinjira dusangire. Ubwo Satani kubera ko ari umwuka yaribwirije arasohoka, hanyuma Yesu wankomangiraga nawe arinjira. Haleluya. Hanyuma rero ubwo mpagurutse bamaze kunsengera, ndivugisha, ntashye ndivugisha ngo ndakize birarangiye. Kandi koko nari nkize, nari merewe nabi cyane. Hanyuma ndataha, ngeze mu rugo namerewe neza cyane, mera nk'umwana muto udafite ikibazo, wanyoye amashereka neza, ukuntu aryama neza nta kibazo. Nageze mu rugo ndyama neza nta kibazo, maso hanjye haracya. Hanyuma ntangira gusenga mu izina rya Yesu. Wa musore twabanaga rero ahita ampereza Bibiliya, ntangira gusoma ijambo ry'Imana, kagira n'amahirwe ngasoma. Namara gusoma gutya Bibiliya, kumva ubusobanuro, Yesu akagenda mu busobanuro, atari amagambo usomye asobanurwa gutya, asobanura gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Namerewe neza cyane. Hanyuma ikindi nibagiwe naratambutseho, Satani yajyaga anyongorera kujya kwiyahura muri Nyabarongo. Ariko nkamubwira ngo nkazunguza umutwe gutya, nkamubwira ngo oya, cyo ndakora gusa ni cya kindi cyo kwiyahura mu muhanda. Ariko Imana yarandindaga icyo gihe. Abapolisi bitwaga abajandarume bari bakeya cyane, imodoka ari nkeya cyane mu mujyi wa Kigali na Sofia ntazibaho. Ibintu nk'ibyo ngibyo nuko byari bimeze. Ubu rero iyo nshuti yanjye yanjyanye kwa Yesu, kubera ko mu bihugu biri i Buraya abakozi ni bakeya. Rero niyo ngiye Imana yamujyanye, yo yibereye, ariko tujya tuvugana igiye ku kindi kubera nyine telefone. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma bidatinze Yesu yahise anyongorera kujya kubatizwa. Narabatijwe, nabatirijwe ahantu bita umugezi wa Karuruma, hariya nyine Gihogwe, baturirimba ya ndirimbo y'190 yo turi hamwe n'umukiza Yesu. Hanyuma bidatinze Yesu yashyize muri korale izwi cyane yitwa Korale Hoziyana. Hanyuma nabwo bidatinze twarageze i Nyarugenge, harabonetse urusengero. Yesu yambatije mu Mwuka Wera. Ibyo ngibyo byambayeho. Ariyo mpamvu ibi byose ngiye kuvuga, iyo nza kuba ntarabatijwe mu Mwuka Wera, ntabwo byari gukunda rwose, byari kwanga. Ariko iyo umuntu abatijwe mu Mwuka Wera, byose bigenda neza. Hanyuma ikindi nari nibagiwe, iyo twabaga tuvuye mu iteraniro, cyane cyane tukiba hariya ku Gasave,
njye n'uwo mwene data yanyuraga kuri ba bandi batwigishaga, hanyuma nagerayo njye nabaga ndi kubahengeza ndeba ko atari abanyabinyoma. Uko batwakira ndi kubareba ngasanga nta kibazo, ngasanga mu rugo rwabo haba kwa mwarimu haba kwa pastori ngasanga hari umwuka w'amahoro. Nabyo byaramfashije cyane mbese kujya muri iyo nzira. Ko biravuga ngo tuzamenyera ku mbuto. Imbuto zabo rwose zaramfashije kwakira agakiza, biranyorohera cyane. Ariko natekereje ngo ariya magambo yampesheje kwihana, ya magambo yampesheje kwakira agakiza, nabonye ko nyabwiye abantu byaba ari byiza. Abagalatiya 5:19-21 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ngiyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bimeze bityo. N'ayo magambo nihaniyemo mbese sinshobora kwibagirwa na gatoya, no kuyavuga mu mutwe nayavuga mu mutwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma kuko nari mvuze mu 1978 ubwo nari umuririmbyi, ndi n'umuvugabutumwa n'umutangabuhamya, yego. Ubwo rero nuzura umwuka wera narahanuye ahantu bita ngo ni ku Gitega, ntabwo ari kure y'urusengero rwa Nyarugenge. Narahanuye byo kuvuga mu ndimi nabyo bikurikiraho. Gutyo rero iyo bigenze gutyo, Imana Data, Yesu Kristo, Mwuka Wera wabaje kugumana nawe. Yohana 14:23. Gutyo rero ibintu byose bigenda neza kubera ko Imana iba igutuyemo. Kuko ibyo ndi babwire ku buhamya, iyo nza kuba Imana itandimo nanjye ntayirimo, ntabwo byari gukunda. Hanyuma rero mpite ninjira aho hantu, ariko birivuga ko bimeze gutyo umuntu aba ari n'urusengero rw'Imana. Hanyuma mpite ninjira muri bwa buhamya buryoshye. Rwose ngiye kubivuga ku itariki ya 7 kandi 1994. Hano nyine ndi kumwe n'abanyamakuru, n'ubundi niho nabaga. Mbanza kwibwira ko bashobora kuza kunyica, nubwo Imana yari yarambwiye ngo izandinda. Ariko nabanje kwigira ku irembo kujya gutegereza igitero kiza kunyica, ko nanga ko baza kunyica bansuzuguye nagiye munsi y'igitanda bakankuramo bantuka. Nagiye kubategera ku irembo, hari akazu nabategeyemo ariko ntibaza. Nihutishije bigeze ku mugoroba kuri 7:94, ntabwo ndi kure ya Stade Amahoro. Stade Amahoro Inkotanyi zarayifashe, ubwo batangira kwirukanka, abantu batangira birukanka. Nanjye mva muri quartier, ariko Imana yari yanteguye cyane. Nari nambaye ipantaro ebyiri, nambaye ishati, nambaye umupira, nambaye ikoti, nambaye ingofero, nambaye n'inkweto zikomeye cyane zari zaravuye i Buraya, inkweto za safari zikomeye cyane. Iyo myenda yo nari nambaye, Imana yarayirinze, niyo yiyi. Ipantaro niyi ngiyi, iyi koboyi, iyo nari nambaye mu 1994. Indi yayo iri imbere yo ntayo nkigira, ariko niyo yari inyuma, iyo nari nambaye mu rufunzo. Iri koti naryo iryo nari nambaye, nabwo ni iringiri mu rufunzo. Nabaga nambaye n'ingofero, hanyuma nanafunze n'ikintu bita agapfukamunwa, narafunze amazuru gutya kubera imiyaga yo mu rufunzo. Nuko byagenze. Hanyuma rero navuye muri quartier, nari mu mwuka, nagenda ngasenga ngo Mwami Yesu nyobora, Mwami Yesu nyobora. Icyo gihe nyine abantu bari bayagaye birukanka batazi iyo bari kujya. Nabwo navuye muri quartier manuka hano hepfo gutya, ariko ngenda ndi mu mwuka, Yesu nyobora, Yesu nyobora. Ariko hagati aho ngaho umugore wanje ntabwo twari kumwe, yari yagiye mu masengesho, ariko atambwiye ku muturanyi, ko atampaye gahunda, kubera ko buri umwuka wera nawe yaramufashaga, yaramuyoboraga. Yari yagiye kwifatikanya
n'abandi bene data twari duturanye nabo baratashye, mbese ubwo nuba ko batahanye. Ubwo navuye muri quartier, umugore wanjye ntawe ndi kubona, ibintu bisa n'ibyo, nanjye ubwanjye sinari nzi aho ngiye. Hanyuma ngenda ndi mu mwuka nsenga, Mwami Yesu nyobora, Mwami Yesu nyobora, Mwami Yesu nyobora, Mwami Yesu nyobora. Kandi koko Imana yaranyoboye 100%. Abantu bagiye aho bita muri Eto Kicukiro, abaminuwari niho bari, abantu bagiye muri Eto Kicukiro ntabwo babayeho. Rero ntabwo nagiye muri Eto Kicukiro, nagiye hirya aho bita ngo ni ku Muyange, ku mugabo umwe wari uhari n'abandi bantu nyine twari benshi. Kubera ko twari benshi muri urwo rugo, abafite abana yabashize mu nzu, naho twebwe abandi turara hanze mu rugo rwe. Gutyo nari niriye ubusa, naraye ubusa. Kiye mu gitondo tuva mu rugo rwe, ngaruka aho bita mu Rubirizi, ku ruganda rwa Rubirizi tariki 8/4/94 rwari rurimo gukora. Ndagaruka mu Rubirizi, ngura agashyushyu ndanywa, maze kunywa nkomeza gahunda. Hari aho nari nzi epfiriya Rwabutenge cyangwa se Kagasa, genda nerekerewe hari urugo rumwe nari nzi. Mu nzira nta kibazo, byari bitarakomera ku itariki 8, twaratambukaga bite tugatambuka ntawe bishe mu nzira. Ubwo nageze muri urwo rugo, umuntu aranyakira. Tariki 8 aranyakira, 9 twari kumwe, 10 twari kumwe, 11, 12 z'ukwa 4/94. Anjyana inyuma y'inzu ye, ati ba wicaye hano ndaje. Ndicara. Ategura ibiryo, hanyuma arabinzanira. Zari imboga n'ubugari. Ubwo nyine ndasenga, maze gusenga ndarya ngiye kubona mbona muri za mboga harimo akanyama kumye, kari akanyama k'igikona cyangwa se ikiyoni kumye. Ndakabona uvuga ngo ubwo nyine kandi nari nariye, byari byarangiye. Ibiryo mbirangije, umwuma uramfata. Aje gufata amasahani, nabwira mpa amazi. Ni ibintu bikora ku buryo butangaje cyane. Mbese igikona gifite ubushobozi buteye ubwoba. Basi kari agasaza rero kandeba gutya mu maso, maze kundeba mu maso. Umugore we yarakijijwe, umugabo adakijijwe. Hanyuma ndeba mu maso gutya, ahita asubira mu rugo, ampa igikombe cy'amazi. Ndafata ndanywa, ndarangiza. Ngo oke, ngo hano bahakwicira rero. Ngo none rero ngo ibyiza nuko wakugira mu rufunzo. Ngo ugire mu rufunzo ngo kandi urabeho, ntabwo nzajya nkuzanira ibiryo. No kubera ko nari nkijijwe n'umuntu w'Imana, mu buryo bw'imbaraga hari ukuntu nari kuba namukorera ibintu nkamuhemukira cyane. Ariko ntabyo nakoze. Naramurebye, twari tuziranye, naramurebye kuko nari narigeze kuba mu munsi mukuru w'umugore we, arimo ashima Imana ko yakijijwe. Ni muri ubwo buryo nari narageze muri urwo rugo gutyo. Hanyuma rero nari nsubiranye amafaranga 1000, ndayafatanyiriza uwo musaza nyine umaze kunkorera ibyo bintu. Tibasi waya amafaranga uzayahahisha, ntacyo nayamaza mu rufunzo, kandi agushimiye urakoze. Nta kinongerewe buriya, ariko ntabwo ari njye, buriya ni umwuka wera wabimfashijemo. Hanyuma twari hafi y'urufunzo, bitankuramo inkweto gutya nzamura ipantaro. Iby'urufunzo ntabwo nari mbimenyereye, nabitambukaga hariya kuri Nyabarongo nitambukira ndeba gutya urufunzo, ntacyo bimbwiye. Ubwo rero bwari ubwa mbere ngiye mu rufunzo. Ubwo rero mpita nkuramo inkweto, ndinjira gutya mu mazi, ndinjira. Ubwo hari hagati, ndagenda ngera hagati y'imisozi 2, Busanza niyo ngiyo Rwabutenge cyangwa se Kagasa, hagati y'imisozi gutya. Ndeba hakurya, ndeba naho mvuye, mbona birangana, ndahagarara. Maze guhagarara ndatekereza, ariko Imana ni nziza. Ntabwo nari mpahamutse, nta n'umutima mubi nari mfite. Mbese nari meze nk'umuntu ugenda uri kwikinira teatre kubera Imana. Ubwo ndahagarara, maze guhagarara ndatekereza, bitantekereza ko nkwiriye gukora igitanda cyangwa se uburyamo. Nahise mbikora, mfata ibifunzo, ngira gutya. Ubwo bigiye hejuru y'amazi.
helicopter kajugujugu yanyuraga hejuru ko ni munsi y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe, ntabwo ari kure y'ikibuga cy'indege, yanyuraga hejuru ikiri hafi. Ubwo rero nahise mfata ibifunzo ngira gutya, uzi ko n'inyoni nayo izi kubaka, none ubwo nyine nari umuntu ndasakara banarangije. Hanyuma nambaye agapira ka t-shirt k'agapira k'imbere, ubwo mpita nkambura, maze gukambura shyiramo ibyatsi. Ubwo nyine ni umusego nakoraga, muzi ko na Yakobo nawe yiseguye ibuye gutyo. Nanjye ubwo nakoze uwo musego, ubwo mbonye igitanda, mbonye n'umusego binasakaye, nta kindi. Ndangije ibyo byose, mbese iwanjye hamaze kuboneka, mpita mbaza Yesu ngo nzatungwa n'iki? Nari mfite umugisha wo kumva ijwi rya Yesu gishimishije. Mbaza Yesu ngo ubwo se nzatungwa n'iki? Ahita ambwira ngo uzatungwa n'amazi. Nari mfite amahirwe, hari igitabo Abanyamerika banditse gifitanye isano n'amasengesho, gitunze mu Giswahili ariko gikomoka ku gitabo cy'Abanyamerika cyitwa Kufunga Pamoja na Maombi. Naragisomye kivuga ko umuntu ashobora kunywa amazi ari mu masengesho akaba yamara iminsi 40. Ubwo nge Jenoside yabaye ndi kumwe na bene data hano, twakoze amasengesho y'iminsi 7 tutarya, birakunda. Ubwo rero nahise nizera ko nzatungwa n'amazi, siniriwe njijinganya. Ubwo mpita nkora umukenge cyangwa se umuheha. Nari mfite mwene kakuma kwa muganga babagisha abantu, mfata igifunzo ndakata neza, ndatobora neza, mpambiraho agatambaro gakubye 4, hanyuma ngashyira gutya mu mazi kayanywa. Amazi arimo imisundwe, arimo udusimba tumeze nk'inzoka twinshi, amazi adatemba, amazi ahagaze gusa, gashyiramo gakambya agahanga gutya, kanywa ibintu bisa n'ibyo. Ubwo ayo mazi nayanywaga 3 ku munsi. Hanyuma rero ubwo ijoro riraza, ndaryama, none Imana ihita ikora gahunda yo kungirira neza. Iryo jambo riboneka mu Kuva ibice 33 umurongo wa 19, ndavuga A gusa. Aho Imana yabwiye Mose ngo nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Ubwo mvuze A gusa, Imana ariko yabwiye Mose ngo izanyuza kugira neza kwayo kose imbere ye. Buri Imana yahise itegura igitangaza ariko ntatekerezaga. Ubwo ikintu cyitwa imvura ya nijoro, imvura ya nijoro ntabwo yigeze igwa aho ndi. Igihe cyose nabaye mu rufunzo, n'ikindi gihe nabaye imusozi, nta munsi n'umwe, nta joro na rimwe imvura yanyagiye. Ntabwo nabisengeye, nta n'ibyo nyine natekerezaga. Gusa nyine ngari ubwenge naravuze ati uzi ko imvura itajyigwaho de nijoro? Mbese menya ko Imana yakoze igitangaza, basi mshima Imana. Nta nubwo byanantangaje cyane. Hanyuma ku manywa hagwaga ubutonyanga. Ubwo imvura yabije y'ubutonyanga, ariko ubwo ahandi imvura yabaga ari nyinshi, kubera ko mu gihe cya Jenoside hari abifuzaga imvura, kugira ngo imvura niza bayirukankemo, ababirukankana bajye kugama, gutyo hari abayifuzaga. Ariko nge ku ruhande rwanjye inyagira sinari kubara n'iminsi 3. Nari gupfa nka kumwe umubupfa, ndi gutitira narwaye umusonga, ndi gutaka ati nziziki. Sinzi ko nari gupfana umutima mwiza. Ariko Imana ni Imana idafite uburangare. Icyo gitangaza Imana yankoreye nta kiba muri Bibiliya, ariko hari ukuntu muri Yobu ibice 5 umurongo w'9 Imana ihafite amasezerano. Afite amasezerano ko ari Imana ikora ibikomeye, igakora ibitangaza bitarondoreka. Kubera ko iby'Imana byose ntabwo byakwirwa muri Bibiliya. N'ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo Yesu yakoze batashoboye kubyandika byose. Hanyuma rero ubwo nanywaga amazi 3 ku munsi, gutyo ubuzima burakomeza. Munsi wa mbere, munsi wa kabiri, munsi wa gatatu, munsi wa kane, munsi wa kane narasinziraga neza,
inzara ntabwo yandiye, mbese Imana yahise ikora igitangaza, kuko buriya hari n'aho biri bivuga ngo si ngewe uriho, ngo ni Kristo uriho muri nge. Hanyuma bigeze ku minsi 10 nagiye mu mubiri, ariko byari binkozeho, Mana yo mu ijuru we. Nagiye mu mubiri ndavuga ati ariko si ubu sindakagoryi. Imusozi hari amafaranga, imusozi hari ibiryo, ni kubera iki ntakora ubushakashatsi? Sinasenga habe n'agace k'isengesho, habe no kugisha inama Imana. Ku munsi wa 10 saa 4 z'ijoro narikoze mva mu rufunzo kugira ngo njye kwa mugabo, ariko hari icyo nari nibagiye gatoya. Ngeze mu rufunzo, bwa burozi bwahise bukira 100%. Mariko 16:18, bwa burozi kwa kundi nyine nagize umwuma byahise bishira, bimera nkaho nta n'umurozi nariye, ibintu bisa n'ibyo ngibyo, mbese bihwaniramo ba muzima, icyo ngicyo nari nagitambutseho. Hanyuma rero ku munsi wa 10 ndasenze ntagisha inama Imana, Mana yo mu ijuru we. Ubwo rongi umusozi kwa mugabo wanyoreje mu rufunzo, njya kumukomanga, ntabwo yari kure cyane yaho narindi, ntabwo hari metero nyinshi cyane, kandi yari atuye ahantu hihariye, babyitaga ngo ni muri Peyizana, nta mazu mbese yegeranye. Ni muri ubwo buryo rero ahantu yarari, abandi bari kure cyane yiwe. Ubwo rero naragenda mukomangira nka saa 4 z'ijoro, ntabwo yari azi umuntu uri kumukomangira, aranyihorera. Karavuga ati si ibyo ni ibiki? Maze kunyihora njyama iruhande rw'inzu ye, iruhande rwose rw'inzu ye. Hanyuma ngiye kumva numva bambonye ngo Mza, wabyuka usobanure uyu muntu uryamye ku nzu yawe. Mza yabyuka kuko ari no ku kwezi. Wa musaza nongeye nahise mbyuka, inyuma y'inzu negera inzu gutya ndishishikera. Wa musaza arabyuka, amaze kubyuka aravuga ngo umuntu ari hehe, ngo ko nye ntawe ndi kubona, agafata gutya ibintu agatera gutya, ko nye nta muntu ndi kubona, ari hehe. None wa undi wambonye akabura uko abisobanura, akabura uko avuga. Musaza isubirira mu nzu ariryamira. Wa undi wambonye akomeza gahunda ze, basa arigendera. Wa nambonye arigendera, sinamenye ko byagenze. Hanyuma urusaku rushize naravuze ati okay, sinasubira mu rufunzo ngo mbe ndari musozi, kuko nta toroshi nari mfite ngo ndebe menya igitanda cyanjye kiri, kandi kujya mu rufunzo sinari kurara mu mazi, ntabwo nari kubyihanganira. Hanyuma ubwo njya hirya gatoya hari igiti cy'umwembe, kimeze neza rwose, kimeze neza, harimo n'amashara y'insina. Ndavuga ndirarira hano. Hanyuma Yesu arambwira ngo hoya jya hirya gatoya. Ndemera njya hirya gatoya, ndihengeka. Maze kwihengeka mbura ibitotsi. Ndabaza Yesu bite, kutari kumva ibitotsi byagenze bite? Yesu akanyihorera. Yesu ko noneho nabuze ibitotsi, nubwo ntaryaga ariko narasinziraga. Hanyuma ngiye kumva nka saa 5 numva amasasu araje. Amasasu numva araje, yerekeraho ndi. Hanyuma Yesu arambwira ngo ntiwirukanke, dore waravunitse. Kuko ntabwo nyanirukanka, naravunitse, ngiye nacumbagira nka Yakobo. Hanyuma ubwo naratuje, maze gutuza sinirukanka. Iyo nirukanka nari kwiteza ikibazo, mbese byari kuvamo ibintu bibi cyane. Wa muntu ufite imbunda araza ajya muri wa mwembe, agira gutya, aburamo umuntu, arakata, ye kumva nuba mpagaze hejuru. Basi nanjye sinavuga ngo mbabarira, sinzongera. Ubwo rero yarampagaze hejuru, nanjye ndishishikera. Ubwo nari muri Zaburi 90, nari mu murongo wa mbere, nari mu bwihisho, ntangira gusenga isengesho rya nyuma. Bwira Imana ngo mbabarira, nakoze amakosa, nizana mu kibazo, mukanya ndabanje, hanyuma unyakire. Wa wundi rero wari umpagaze hejuru, yatera igice cy'intambwe, yari kunkandagira mu nda, ariko ntacyo yateye. Nanjye ndituriza. Hanyuma ngiye kumva numva ari imyoje, kubera ko bamuruhirije ubusa, umuntu ntawe. Numva aragiye, mpita mpiga umuhigo ko ibyo bintu zabivuga. Narabivuze rero, n'ubu nabwo ndabivuze gutyo. Hanyuma bwarakeye nisubira mu rufunzo.
none ndavuga ngo yewe imusozi birakomeye, ntabwo nzongera gusubira imusozi. Nisubira mu rufunzo, ndituriza, nikomereza ubuzima bwanjye. Nanywaga amazi 3 ku munsi nta kwibeshya. Hanyuma ntuje rimwe ka saa 5 ngiye kubona mbona inzoka iri kugenda, banayiteye ijisho. Banayiteye ijisho. Biriya rero iravuga ngo ibyo twibwira Imana ibiruzi. Mpita ntekereza kuri iyo nzoka. Noneho mpita numva ijwi rimbwira ngo Eliya yagutwara iki? Zaburi 91 umurongo wa 13 havuga ayo makuru. Intare, umugunzi w'intare, impoma n'ikiyoka, niko byanditse aho ngaho. Hanyuma rero Imana irambwira ati Eliya yagutwara iki? Zaburi 91:13 bavuga ngo iki? Inzoka ikomereza gahunda. Hanyuma ku mugoroba hakibona, ngiye kubona mbona ya nzoka iraje. Nyireba iraza icengera mu gitanda cyanjye, mu buryamo bwanjye, nyireba. Hanyuma ikirya, nanjye sinagira ubwoba kubera ko mu gihe cyose cya jenoside ntabwo nari mfite ubwoba, habe n'ubwoba bungana n'agasatsi. Mbese nari nk'uko Imana itagira ubwoba, nayo nta bwoba nari mfite. Imana yari yabikoze kandi Imana ijya ibikora. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ubwo ngubwo inzoka ikajya guhiga mu gitondo, igasohoka gutya, nimugoroba ikagaruka. Mu gitondo gutyo horaga igenda igaruka. Iyo nzoka ntabwo yandiye, gusa nakuyemo urukweto. Umusundwa warandiye ariko narawishe. Ibintu bisa n'ibyo ngibyo. Hanyuma nihuse, bigeze mu kwezi kwa 5 mu rufunzo haruzura. Ndetse hari ikintu nibuka abandi batibuka. Hari hepfo mu Rubirizi, bya rufunzo rufatanye na Nyabarongo. Mbere ya jenoside hajyaga hakuzura n'amato agatambuka gutya akambukiranya, ariko kuva 94 ntabwo birongera kubaho, byarahindutse. Ubwo rero mu rufunzo byaruzuye, amazi yariyongereye cyane. Kuyaryamamo birananira, ntabwo nari kuyaryamamo kubera ko ntari kwihanganira ku misundwe indya. Aho kuribwa n'imisundwe nari kujya imisozi nkabwira ati nari nagiye mu rufunzo ariko ndaje ngaho nimukore bya bindi. Nibyo nari guhitamo. Ubwo nahise mva mu rufunzo, bwira urufunzo ati bye. Ubwo umusego wanjye nyine ndawufata ngujyana imusozi. Hanyuma negera agasina kari hafi y'urufunzo. Ubwo nyine nkagira aho gasina ngahindura iwanjye. Gutyo hanyuma ako gasina kari gafite igitoke. Icyo gitoki igihe kiragera kirera. Kimaze kwera ba nyirakiro ubwo bari maso nabo bagikurikiye. Ngiye kumva ari nka saa 11 z'umugoroba, numva abagabo babiri bari kuza banyerekeraho baganira. Narabumvaga cyane. Mpita mvuga ngo Yesu. Iryo jambo riba muri Yeremiya 33:3, ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomere utamenya. Ubwo mpamagara Yesu 3, hafi aho ngaho ngiye kumva mu masasu aravuze. Papa. Ariko abarashe sinababonye, gusa nariyumvishije. Babandi baje guca igitoke barayumvishije, bahita bafashamo bisubirira iwabo. Ndavuga Imana ishimwe. Hanyuma mu gitondo cya kare bari bagarutse guca cya gitoke. Ndabumva baza banyerekeraho. Tangira kuvuga ngo Yesu, ubwo se kutambwiye ngo nigendere, hanyuma igitoki cyawe bigiye kubaho n'ibiki. Hanyuma ndiyegeranya gutya nk'inyuma y'iyo nsina, yari insina imwe iri mu masaka. Hanyuma babandi baje ku gitoke, Imana mbese irabagenderera. Umutima wabo utekereza igitoke gusa. Baraza bareba igitoke gutya, yari insina ngufiya, batemera gutya mu kirere, bahita bigendera. Ubwo mba ndasigaye, ndavuga ngo nzabivuga. None rero namwe ndabibabwiye, ariko n'abandi narabibabwiye. Hanyuma tukiri aho ngaho, Imana ni Imana. Hari umunsi umwe amanywa amwe, ari nka saa 5, wa musaza wari waranyakiriye, wari wanshumbikiye, yaragezweho kugira ngo bamusake. Imana irambwira ngo tugende njye kukwereka. Nanjye ntabwo nari gusuzugura Imana. Ubu ndahaguruka njya kwa wa musaza, turuka mu gikari. Ntabwo yari kure yaho, turuka mu gikari nsanga yifashe gutya barimo bamusaka.
nabona ninjiye mu gipangu cye ntiyamvugisha, arandeba aranyihorera. Noneho Imana irambwira ngo ujya muri kariya gakoni hanze. Ubwo ngira gutya ndatambuka njya mu gakoni ndahagarara gutya, tangira kwibuka amakuru ya Dawidi na Sawuli. Abasoma Bibiliya murayazi ko Sawuli yajyaga amuhiga ariko ntagire icyo amutwara. Tangira kwibwira rero amakuru ya Sawuli na Dawidi, ndahagarara ndatuza. Ngiye kubonamo n'abagabo bamusakaga babiri banyuze imbere, ntibakebuka gutya ngo barebe mu gakoni. Iyo bagira gutya bari guhita bamona rimwe kuri rimwe. Hanyuma wa musaza nawe Imana yari yaramugendereye, kimwe nuko yari yaramenye nyine ko uburozi ntacyo bwantwaye, ntabwo yagize gutya, ntabwo yagize agatoke gutya nyine abereka aho undi ntabyo yakoze, yariturije. Babandi baba barasohotse, nanjye ndongera nisohokera nyura mu gikari nisubirira iyo nari naturutse. Nyuma hari igihe cyageze nibwira kurya ibyatsi, ndabitekereza ariko Imana ihita inyamagana irambwira ngo ariko igihe cyari cyararenze, igihe cyo kurya cyari cyararenze. Iyo mbuwo kurya mba naragiye nshukura imyumbati n'ibijumba by'abandi abadayimoni nyine bakanyinjiramo bikankomerana cyane. Hanyuma natekereje kurya ibyatsi no kwibona byari kungora, ko byari baye mu kwezi kwa gatanu. Hanyuma ntekereza kurya ibyatsi, ariko Imana irambwira ati ntabwo uri Nebukadinezari wari ibyatsi imyaka 7, uri Ngendahayo Bernard, ntabwo ugomba kurya ibyatsi. Hanyuma nibwira kurya amasaka. Bibiliya ikavuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa be banyuze mu murima w'amasaka, baratotora bararya. Mu gihugu cya Israeli uciye mu murima ushonje watotora ku masaka gutyo ukarya, nta muntu wakugiraho ikibazo gutyo. Hanyuma rero ubwo nanjye amasaka nari nyarimo atangiye kwera, ndatotora shyira mu kanwa ndahekenya. Hanyuma amazi y'amasaka ahita andya mu gifu, ako kangifu kidaheruka ibiryo. Amazi y'amasaka ahita andya mu gifu, mpita ncira, mpita mpanagura umunwa, mbwira Yesu ntabwo nayariye. Hanyuma rero ubwo iminsi yarimo igenda, ariko hagati y'aho ngaho Imana n'igitangaza. Wa musaza hari igihe namubonye mu masaka, nabwira ati ese mzee bita makuru kimeze, none itariki ya kangahe? Ngiye kubera nyine kutajya gusenga no kutagira ikintu, ntaza gahunda, amatariki yari yanshitse. Nabaza mzee none itariki ya kangahe? Ambwiraho amatariki ageze. Ubwo nyine ubwenge bwanjye bwahise buba nka computer, nahise mfata ayo matariki neza, birafata birakomera, basi ubwo nyine ngakomeza kubara gutyo. Hanyuma ku munsi wa 39 ndibwira ngo sasa ejo ku munsi wa 40 mu ijuru bazanzanira ibiryo. Ndabitekereza sinabisengera mu izina rya Yesu. Cye ku munsi wa 40 nifata gutya, mbese ati mu ijuru bari bunzanira icyayi cy'amata n'umureti byose bivuye mu ijuru. Ndategereza habe icyayi cya mu gitondo, habe ibyo byakuba ntabyo nabonye, habe na marayika yo kuza kumvugisha, ibintu bisa n'ibyo. Umugoroba uragera saa 11, mbwira Yesu nta biryo mwampaye, ariko ndakomeza nihangane. Yakobo 1:12. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganiye umugerageza, kubera ko namara kwemerwa azabika ikamba ry'ubugingo, Imana yasezeranije abayikunda. Nabwiye Yesu nta biryo mwampaye, ariko ndakomeza nihangane. Ku munsi wa 41 nararebaga simbone, imbaraga ziranshirana no kuvuga Yesu bikananira. Navugaga gutya ngo Yesu. Hanyuma najya ku mukika w'igishanga ndi kunywa amazi, kubyuka kweguka narambaraga gutya, ngashira umukenke wanjye gutya mu mazi, kanywa amazi ari gukama, kweguka kugira ngo mpagarare gutya nongere nsubire ku nsina yanjye. Byabaga ari ikibazo gikomeye cyane, ariko Abaheburayo 1:14 handitse ko abamarayika bose barinda bagafasha abantu bazaragwa agakiza. Iyo abamarayika babigiragamo uruhare, nkabona ngeze kuri ya nsina yanjye kongera nkiyicarira. Ibintu bisa n'ibyo ngibyo. Hanyuma nyuma y'iminsi 40 namerewe nabi, hari nubwo n'urupfu rwajyaga ruza kundeba nijoro nsinziriye. Umunsi wa 41, 42, na 3, na 4, na 5, ubundi umuntu aremwe ku buryo amara iminsi 40. Byanditse ko na Yesu yamaze iminsi 40 arasenga, arasonza. Na Mose yamaranaga n'Imana iminsi 40, Imana ikamubwira ati bajya gushaka amano. Na Eliya yariye bya biryo,
Imana yambwiye tuzabimara na minsi 40 n'amajoro 40. Mbese umuntu aremye ku buryo iminsi 40 ari sawa, wayirenga kikaba ikibazo. Hanyuma rero ku munsi wa 45 nari merewe nabi byo kumera nabi. Basi ndavuga ati reka njye gusaba ibiryo. Basi ubwo nyine ndihangana ndagenda gahoro gahoro. Uwo musaza nyine wampaye uburozi ntabwo yari kure yanjye, mba nicaye inyuma y'inzu ye, utwana twe nyine kwa kundi utwana tuba turi tuzunguruka ngo we wari waragiyewe mama ndavuga ntiyaba ngo tukuzanire turakubura we wari waragiye hehe? Mabana mwe n'induri mu rugo ni papa mubwira mbutuga. Baragenda ati Bernard inyuma zarashaka, wabona narahamaze iminsi bari banze. Bernard inyuma zarashaka utuboga, ugende mubwire ko hari tuzaboneka ejo nimugoroba. Abana baraza bambwira uko bigenze, basi ndaceceka ntacyo nari kongeraho, gakomeza kwinywera amazi yanjye 3 ku munsi bisanzwe. Hanyuma umugore watashye nimugoroba, we yarakijijwe, aza kundeba, arabanza arampumuriza ati humura. Yo humura. Yaranzi afite n'umwuka w'Imana, mbese afite umwuka w'urukundo kwa Yesu. Ati yo wigumira hano iwacu ntabwo wabona aho uryama, hari abantu benshi baharyamye mu nzu haruzuye, wowe wigumira hano. Nanjye rero kuryama hasi narabimenye, narakomeye nk'inka, ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Hanyuma mama asubira mu rugo arateka, bibonetse bya nijoro bibonetse, atitaye ku mabwiriza ntacyo twanavuganye, mbese kuko ashoboye niko yakoze. Aranzaniye nanjye mbirya ntabibabariye, nenzeho n'icyayi, utarishwe n'uburozi ko nari amarozi inshuro nyinshi ntabwo yakicwa n'ibiryo, ubwo ndarya. Hanyuma hano inyuma gutya byari byarafunze, kwituma ntago byatukunze, ariko nakomezaga kurya. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 umugabo witwa Evode Gakwaya, Imana imuhumukije kandi yaramuhaye niko yambwiye. Hanyuma aza kundeba ati ese uragera iwanjye? Ubu byari baye mu kwezi kwa 6. Hanyuma nabwira ati yego. Hanyuma hatabona tujya mu muhanda tugenda nyine twerekerewe narahageze, najya guhirima nkamufata gutya. Hanyuma tugeriwe, ubwo inkweto zanjye zari zimeze zite, nyirazihambirije umugozi w'insina kubera ko amazi yari yaraziciye, ngahambira. Ubwo umugabo Evode Gakwaya yambwiye ko Imana yamuhaye umugisha, ashaka urushinge rw'abakordoniye, arazikora, ashyushya amazi, arampa ndakaraba, ubwo ntangira ubuzima. Hanyuma abaturage babambonye bakora inama, bakora akanama ku munsi umwe ntibuka mu kwa 6 mu gitondo, itero cyari kije kuza kunyica. Hanyuma turamwica, nawe ntabwo mumwica, ati turamwica, ati ntabwo mumwica, ariko ntabwo bari hafi yanjye, bari haruguru, ntabwo nanicare no mu nzu, nta nibyo ndi gutekereza ngewe. Hanyuma turamwica, ati ntabwo mumwica. Bakiri muri urwo rusaku, ingotanyi zari hakurya mu Busanza ziba zirahageze, cya gitero gihita kirukanka. Hanyuma ubwo mbese ubwo sinarakibonye. Mu gitondo cya kare wa mugabo Evode afata ukuboko, hanyuma ajya ahantu aza gucakirana n'abasirikare vuba. Abasirikare bamugezeho, ahita amwira ati batware ba shefu, ati umuntu ejo bari bagiye kumunyicana, none ni mu mutware. Abasirikare barahagarara gutya, hari mu gitondo ndabyibuka neza cyane, barahagarara gutya, barihagararira, abaturage barahurura bamaze kuba benshi. Abasirikare ati mw'abaturage mwe, uyu muntu ntabwo tumutwara, aragumana namwe kandi muzamwice. Nandi magambo ntavuze. Hanyuma ubwo mbese ubwo biba birarangiye, subira ko umugabo Evode twamara kurya ibya nijoro, agahita afata ukuboko tugende, kubera ubwoba yari afite. Twakorera mu rundi rugo kwa mwene data wundi, tondo cya kare nkabandagarutse butaracya neza. Hanyuma nyine naryamaga muri saro, abasirikare igihe cyose bahoraga baza kumbaza bite, nta kibazo, nkababwira ati ntacyo. Hanyuma ikiragira badukura muri ako kabande piriya kagasa Rwabutenge, batuzana mu Rubirizi. Hanyuma igihe kiragera bibaye mu kwa 7, leta yagiyeho cyangwa se guverinoma yagiyeho, abasirikare batubwira ati okay, buri muntu nasubira aho ashaka, najya aho ashaka, igihugu kirimo umutekano, kirimo amahoro, nta kibazo kigihari. Ubwo ngaruka hano hari iwanjye, nta nzugi zariho, nta madirishya, nta kintu cyari mu nzu,
njya gucumbika mu nzu imeze ukuntu kwiza, yanjye ndayitunganya, hanyuma nyizamo, ubu nkomeza ubuzima gutyo. Numva rero narekera aho ngaho, nifuriza abantu bumvishe buno buhamya bambonye, nabo mbifurije kwakira ubwami bw'Imana, bifurije kwakira Yesu umwami n'umukiza, bifurije kwakira umwuka wera, hanyuma igihe cyazagera umwanya wo kujya ikuzimu tukazahurira mu ijuru iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, amina.